turabasuhuje nanone inshuti za Tela TV. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni cyo kurangiza umwaka kandi twifuriza umwaka mushya kuri twese tukiriho. Nibyo gushimira Imana cyane. Nk'uko dusanzwe tubagezaho ibiganiro byacu rero, tugenda kuri comment mwatubaje. Abenshi batubaje ibintu bitatu bijyanye na social media, by'umwihariko ku bijyanye na WhatsApp. Ni akantu gatoya cyane ariko buri wese yagomye kubazi. Ikibazo cya mbere nko kugisoma kiravuga ngo ni gute wakura umuntu ku rubuga rwa groupe muhuriyeho. Icya kabiri ni gute wakuraho admin wa groupe ari we wayicreatinze. Ni ikintu cyari gishoboka cyane, ntago wabyakunda. Ni gute no byakorwa umunsi nabereka kuntu umuntu wakreye groupe yajyute yavanwaho igihe baye ngombwa. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma, ni gute noneho ubwawe ushobora guhita ubikora n'izo nzira byaciyemo kujyana no kureho wa muntu wa create groupe cyangwa se owner wa groupe WhatsApp yawe ubamo. So rero ntucikanwe, reka dutangire bibereke. Yes, ibiganiro byacu nakagaruka. Reka dutangire no tubereke ukuntu wakora birekora byose tumaze kuvuga. Bwa mbere ngiye kukwereka ukuntu ushobora kuba noneho wagira ute wakura umuntu ku rubuga. Urafungura WhatsApp yawe, ikintu cya mbere usabwa no kuba uri admin w'iyo groupe. Reka ndewe nda groupe imwe ndimo ndi admin, tuvuge nk'ingiyi Tela TV. Ndumva nabanyifitemo, reka turebe dutegereza akanya gatoya loading. Tela TV ndi admin wayo. Ngiyo reka noneho ndebe umuntu ohazara, noneho mukuremo cyangwa se mwadingemo. Reka dufate umuntu umwe ohazare muri aba ngaba turi kubona hano. Reka dufate nk'uyu nguyu uri kutypinga, urahafata ukakanda umwanya munini. Nshobora noneho kuba namugira groupe admin wanjye, cyangwa se nkaba nakora remove nkamukura. Nuvuga ninkanda kuri groupe admin hano ndaba mugize admin cyangwa se umuyobozi w'iyo groupe, ubona ubu mugizewe. Ariko ngiye ntabwo bishaka, dushaka kunya tukagira tukamukuraho. Urane yabaye iki? Yabaye groupe admin. Reka nongere mukureho, nuhita kandaho ugakora icyo bita dismiss as admin. Ukandaho ahita avaho direct. Noneho reka tumukureho burundu. Turakanda duhita dukanda hano kuri remove. Nitukanda kuri remove tukagumesha, arahita avanwa hehe? Muri groupe. Noneho reka turebe ni gute ushobora gufata umuntu uri kuri groupe yariwe wayicreatinze cyangwa se ariwe owner wayo ukamukura. Ubundi musanzwe ntago bishoboka. Uyu munsi banga rero rihari nuko ngiye kubereka none ukuntu wagira ute, ukuntu wabishobora ukamukuraho mu gihe mutakimushaka. Ko ari ya create groupe wenda muhuje umurimo runaka, ejo agahindura umurimo mukamusha kumukuraho kandi mudasenye ya groupe mwakoreshaga. Nta cyane ko namubajije ngo have atabikunda yakuba atiriwe yakuba kare wagize wayicreatinze. Reka dufate groupe imwe ohazari. Ikintu birasaba bya mbere nuko ugomba nawe kuba admin. Ugomba kuba uri admin muri groupe nawe wayicreatinze, mukaba muri kumwe kandi mwamuri benshi muri admin. Ibyo nta kibazo, kuko ikiri ingenzi niko mugomba gukuraho umuntu ugize ute wayicreatinze. Bivuga ngo ugomba kuba uri admin kimwe nkawe. Icya mbere katwinjire hano bwa mbere tufate groupe imwe. Iyi ngiyi nkanzeho ndi groupe admin nkuko muyibona. Ndi groupe admin, murabona ndi groupe admin. Uyu ni ngewe ndashaka gukuraho uyu muntu wa kabiri ni wayicreatinze. Reka wenda mukandeho se nkaho nkora dismiss as admin. Makande barahita bambwira ngo you can't dismiss iryo zina as admin because they created this group. Kuko niwe wagize ute wayicreatinze cyangwa se wayiremye. Ibyo nta kindi cyashoboka urumva. Reka dukore noneho remove. Reka mukandeho nkande remove. No barahita bambwira ngo remove izina ry'uwo muntu from iyo groupe
tukande okay, bahita bamwe can't remove uyu muntu witwe gutya. Why? Because they created this group. Ntabwo ushobora kumukura mukore wagize wayifonze cyangwa se wayiremye. Nta bundi buryo bwa mbere rero wowe ko kuri admin urahita umanuka urafungura ya group yawe kuko mukubona urayikandaho nurangiza uze gatoya umanuka witonze uhite uza hano handitse ngo add group to a community. Add group to a community. Uhakande numara kuhakanda urahita uza hano hepfo ahantu handitse ngo get started uhakande noneho uhite wandika izina ushaka, tuvuge wenda Kigali uhite wandika kuri kana gafresh ko gukomeza urabona narangije kwandika izina Kigali none ndashaka guhita nkora agafresh ko gukomeza ngakwa hasi buryo makande noneho bahite bambwira ngo the people in this group will be added to the community and its announcement group. They can join or request to join other groups in the community and then memes. Tugize akanya gatoya ubona kano kanya ntiyagira bahise bagirute bama group ebyiri barama iyo nahereye kano kanya igizwe n'abantu babiri bongere bampe ya announcement ni yari isanzwe. Reka dukande noneho hano kuri announcement tuhite tureba izina runaka urabona ntabwo rero tubibonaho niko ni group nyine ya announcement na y'amatangazo. Yes, nawe reka tumukureho noneho turebe remove. Ikimara gukanda kuri remove urabona birahita bakubwira ko uri kumremovinga direct arahita agira ate arahita avaho. Bivuga ngo niyo umaze kubikora gutyo ahita avaho no muri ya groupe yindi ahita agira ate ahita avaho. Urabona ntawe nkifiteho. None twebwe tugiye gukora iki? Tugiye gukora icyo bita gukora desactive ino groupe yacu. Turaza tumanuka hano hepfo hanyuma dukore deactivate cyangwa se deactivate your WhatsApp group wari wakreye tuyikandeho teduko meza bite vuga ngo biraba bigize birangiye. Nawe reka tugaruke kuri ya group yacu na creatinze urabona ntago ikiriho niyibona neza urabona ntago ikiriho Kigali you can't ndahita ubwo ngira nte nyihanaguramo nyikuremo sigarane ya yindi nashakaga. Yes, reka dukande noneho murete mubona yuko wa muntu ntabwo akirimo dusigaye turi ba admin bangahe batatu. So no kubikorwa rero ciao wibuke gukora subscribe kandi utanga comment ukana ukazugiye kugira utazajya ucikanwa nta butaha.